Sincere kumeze mukomeye. Guess what? Today let's go together tujyane gushaka itapi y'umuneighbor wanjye ngo wabuze itapi yiwe. Yaraje arambwira hey unabuze itapi yanjye kandi iriya tapi ndayikunda this and this. Numva mbaye emotion, numva mugira impuhwe ndavuga okay we will find another one for you, so let's go rero tujyane tujye kumushakira itapi nziza hanyuma tuze kuyimuhereza dukorere umugisha. Gira neza wigendere niko umuntu yavuze. Aho rero twari dusohotse turimo turagenda aho ngaho twari dutwaye nyine tugenda gushaka itapi y'umuneighbor wanjye. Murabona ko harasa neza, gahunda yaragarutse, akazuba kagarutse, ubushyuhe bwagarutse. Aho ngaho ni muri quartier yanjye. Aho ngaho ni muri quartier, ubwo nagendaga nyine nanaganiramo gake gake, ngenda gake gake ndeba uko ibintu byifashe muri quartier, ngenda nanacunga umutekano. Yageze nyumba kumi. Ubwo rero muze dukomeze tugende tujye gushaka iyo tapi. Iyo muye uhita umfata, iyo nicuji jompisha imbabazi, sinari mbikwiriye, ariko urankunda uko ndi, uri Gato utajya untezuka, nubwo isi inyihakana. Uri Imana ihoraho, duhindukana iyo byose bihindutse, uri urumuri w'ijoro ryanjye, ni wowe niringira ubudacogora. Oh, 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 Imana nzima. Oh, 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 ndi uwawe iteka. Iminsi y'amarira wambaye hafi, wampaye amahoro atangwa nawe gusa, nagukomeza kwizera. No mu gihe ndumva ibisubizo, wowe ntujya unyibagirwa, ni wowe mwami umutima wanjye. Uri Imana ihoraho, duhindukana iyo byose bihindutse, uri urumuri w'ijoro ryanjye, ni wowe niringira ubudacogora. Oh, 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 Imana nzima. Oh, 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 ndi uwawe iteka. Nzaguma nkuririmbire, ndetse no mu buri ndavuga izina ryawe. Yesu mukozi w'ibitangaza, nzagukomera ku izina ryawe ryera. Uri Imana ihoraho, uri urumuri w'ijoro ryanjye. Oh, 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 Imana nzima. Oh, 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 ndi uwawe iteka. Iminsi y'amarira wambaye hafi, wampaye amahoro atangwa nawe gusa, nagukomeza kwizera. No mu gihe ndumva ibisubizo, wowe ntujya unyibagirwa, ni wowe mwami umutima wanjye. Uri Imana ihoraho, duhindukana iyo byose bihindutse, uri urumuri w'ijoro ryanjye, ni wowe niringira ubudacogora. Oh, oh, Imana nzima. Oh, oh, kugira ngo tujye max tubone ahantu dukura itapi ntabwo byari byoroshye. Ubwo byasabaga yuko ngenda nitonze kugira ngo ndebe ko ntaza kuza kuyirengaho cyangwa se nkayicaho. Urabona ibyo ni imitako
yo muri salle umuntu yatereka nyine ku meza cyangwa se ku ruhande rw'imeza. It depends on you nuko ubipanga. Ahangaro nari mbonye za mbere nahise nzigwaho. Ahangara nari nguyiza imbere ku rugi, izo ushobora gushyira imbere ku muryango wawe cyangwa se mu gikoni cyawe. Ariko we yari yansabye ngo nzamushakire itapi iriho ururabo cyangwa se iriho akantu k'aka design. Ntabwo byaba byoroshye ko iyo ngiyo nk'uko muyibona nta design n'imwe iriho. Naravuze oh my god, reka ndebe ko mbona icyo ashaka. Aho ngo ndimo ngenda nzicamo ngo ndebe uko byifashe. Ubwo nahise mpenguka no hepfo, ubwo hose ho hari n'amarido yo muri bathroom. Aho ngaho naho n'andi matapi ushobora gushyira muri bathroom. Narebye nsanga ntabwo rikomeye, nsanga riroroshye nyine n'igenda umuntu ashobora gukandagiraho amaze nko koga. Gusa kubera njyewe nkunda blue, nkunda ibara ry'ubururu, kandi it was a gift, yari gift ushaka kuza kumuha. Naravuze reka dushakemo ibara ryanjye nkunda kubera ko ni impano. Hanyuma noneho turebe ko mbonamo na design I love bro. Nimba ubireba amatapi yose ndi gukura ndimo kureba mu bururu. Ubwo rero twakomeje gushaka nkabona yashaka iyo yambwiye ishobora kubishushanyijeho. Iyi ngiyi yari nziza ariko nta kintu na kimwe cyari gishushanyijeho nk'uko ubibona. Nabanje guhitamo ibintu ndavuga oh let me take this, ikibazo ntago yari ishushanyijeho. Rero ni mu matapi agiye atandukanye bangiye mbonye. Gusa mbwiye barashaka ko ari blue but ngo rifite indabo, but I couldn't find the blue one. Like option ndimufashe ariko ndebe ko mbonamo n'izindi. See if I can find another one. Na hano hari n'izindi. Ubwo rero byakomeje gukomeza kugorana, ndakomeza ndashaka ngo ndebe ko nyibona. Nakomeje kuzenguruka aho ngaho ngo ndebe aho ngeze. Iyo nawe nkunze nkasanga nta kintu gishushanyijeho, iyo nkunze nkasanga nta kintu gishushanyijeho, kandi yari yansabye ikintu gishushanyijeho. Oh my god, umva birambangamiye kandi nshaka kumuhereza ikintu kiri buze gutuma nyine yumva yishimye. Hanyuma rero sinzi ukuntu nakomeje ndagenda nzengurukamo. Ahantu haba harimo ibintu byinshi, mbese iyo urebye kimwe uhita ubona ikindi ukabona cyo uragikunze. Ahangaro finally dore yo nari mbonye ndavuga oh let me take this. As you see ni ubururu, hariho n'intuza ya pasika. Hano ubundi udukwavu nitwo bitirira za pasika, nitwo baba bavuga ko ari za pasika, ibintu nk'ibyo. Aho ngaho rero nahise mvuga ntago nguri umuntu umwe, nahise njya gushaka ballon y'umwana wanjye, najya gushaka ball kugira mushakire umupira azajya akina nyine. Akunda za T-Rex, akunda kuwatchinga ama movie cyangwa se amakatuni ya T-Rex. Muri izi zose nararebye nshakamo T-Rex ndayibura, nkabona amafi. Sinzi uko nageze hirya mpita mbona ifiteho T-Rex. And then I was kuza kumuhereza iyo ngiyo, ariko nanone nkabona ni gatoya. Nibwo rero nahise mvuga oh let me search. Muri uruhande nahise mbona, urabona nk'uko ubibona hariho iriho T-Rex, hari iziriho udukwavu, hari iziriho amafi, ibigiye bitandukanye. Aho ngaho na nyirimo gutekereza iyo muhereza wase muhereza ya green. Nanone nkabona nago. Noneho igisekeje rero mbabwire, iyo ugeze mu bintu byinshi ubura icyo ufata. Amahitamo kubana so ugakanura amaso. Aho ngaho na nyirimo kureba ngase mfatiye byancanze. Ariko ko akakiri umwana nagombaga gufata ishushanyisho nyine ibintu by'abana cyane iriho ibyo akunda. Iyo ngiyo niyo nahise ndeba nsanga ariho za T-Rex. Ndavuga oh my god let me take this one because his ni favorite yiwe za T-Rex. Nahise nterura iyo ngiyo nditegereza neza, nsanga birahura, biravamo nubwo ari umuhondo, ariko mu makara adashobora gusoza kuvuga atavuze ntiyakibagirwa yellow. Nesimuga let me take the yellow one cyane kandi nayo irimo iragaragaraho T-Rex zigaragara cyane.
kubera rero bya bindi byo kubanza kubura amahitamo navuze this bibanza kuncanga, ariko iyo twaje kubira, iyo byarangiye bidufashe ni iriya nari mbanje gusubizayo y'umuhondo, niyo byarangiye dutwaye. Reba ibikinisho byose ukuntu hano yari yabigize, ibintu byose yari yabisambaguje, yabiduruvanze. Ubwo nawe yari arimo abyirukankamo, yari arimo abizengurukamo, akabafasha imodoka, akabafasha za truck, yabuze amahitamo byose ashaka kubikoresha. Nuko rero byari bimeze, nuko byagenze, byarangiye final. Iyi ball ariyo dutwaye, iyi ngiyi niyo twamuhitiyemo, arayikunda, nunguni afite. Oh my god, it was nice day. Hano rero twari dusoje, turimo turakora check out, twari tugiye kubarisha kuri car share kugira ngo dutahe tujye ku meetinga uwo tugomba guhereza gift. Nuko ibintu byari bimeze. Hano rero finally yari amaze kuza, yaraje agiye kwinjira, aho ngaho arimo arafungura kugira ngo amanuke nyine yinjire. Aho ngaho nari nicaye mutegereje kugira ngo mpite mubwira, muhere surprise nyine, atabizi ko ntabwo yari azi umunsi tuzabikora, ntabwo yari azi, nta idea yari afite. Aho ngaho yaramanutse, mu kumanuka abona twese twicaye aho ngaho, mbanza ndamureka kugira ngo agere hasi. Hano yari arimo aradupepera, aho ngaho nibwo nahise muhamagara. I put the books for the book. But we don't need it. All right, we have got something for you here. We hope you're gonna like it. Oh, God bless you. Thank you. I'm going to put it in my kitchen. God bless you, decency. God bless you Thank too, you. June. God bless you too. Yeah. Do you like it? Oh, We yes. thought for Easter with the Yes, it's so cute. God bless you. God bless you too, June. You know, I want him to have the books. Oh, Just for you to read him the books. So those are for adults though. You can't understand that. No, but you read it to him. You know what I mean? yeah. Yeah, Okay. God bless you. God bless God bless Thank you for too. your decency. Yeah. No, keep that in the kitchen. God bless you. I'll put it right in my kitchen. Thank God you, June. bless you. God bless you too.